Kongeye kubasuhuza kandi tubaye ikaze mwese mukurikiye The Pride Jungle. Nge basuhuza nitwa Kwitonda Pride. Ndagusaba gukanda subscribe niba utari wayikanda. Niba kandi waranayikanze ushobora gukora share ku nshuti zawe bakajya bareba ibiganiro byacu kandi n'inkuru ikomeye waba duhaye. Nkuko bibona rero kuri screen zanyu twongeye kwakira umuvandimwe ngira ngo muramuzi benshi. Ariko ndagira ngo mwakire atwibwira agira n'ibindi byinshi agenda tuganiriza. Bro bimeze bite se? Ni Fuego la Ligo. Meze neza. Muri make meze neza. Kono mbuje nka bushari ndakugirana. Oya ntago nje neza. Nka Bush. Komba wabaye Bush neza none. Happy nibibaho. Tuntu twa Fuego niwe numva. Ntago bibaho. Iyo barandi hano meze neza cyane ndafunze. Daracabona ari. Ibintu biracamo kabisa, ibintu mu mihanda ni ibisazi no guhuka. Nitwari duherukanye none nongeye kukubona ndabona umeze neza nta nibi. Yese sibisiko murameze neza. Acema gahe kabisa. Murameze neza kabisa. Rero mbabivuze nikatuganire. Turebe bimwe mu nkuru zirano ku mihanda turebe ariko ni mugoro wamenye ko haraye hahiye. Muri sinema byabaye ibintu bitabaho. Abantu musanzwe mukunda sinema mukurikirana sinema wenda tunabona ko updatinga amazi iminsi ari kuba icyitwa Mashariki Film Festival. Ni serukiramuco rifitemo ryazengurukanaga abakinnyi batandukanye bo muri sinema hirya no hino mu gihugu biyamamariza kugira ngo babe batorwa babe bahatanira imodoka bari barimo bahatanira. Rero iyo modoka ku ruhande rw'abagabo yaje kwegukanwa na Bamenya, ku ruhande rw'abagore Ketchup barayimanukanye. Nk'umuntu urebera ku ruhande bikurikirana hora bintu wabibonye ute? Byagiye nabi ntabwo yari yabariye. Se nawe gereranya na se wowe no bibona. Bamenya wenda ubushize bwo bahabera imutwaye. Birumvikana. Ariko se uyu munsi yari muri iki yarayikwira. Ariko ikiza nuko ariko hakoze iki amafaranga none nko kuyigura. Nubwo yaguze make ariko ni nko kuyigura. Ubundi bari barabyise ngo ni byitwa people choice. Nyine ngo amahitamo y'umuturage. Ariko urebye abandi numvaga babyaniriza bavuga bati ngiyi ni money choice. Nawe nuko wabubyumva. Ni money choice ariko none reka wenda wadi igiye gutangwa akenshi yakunda gukora amajwi y'abantu. Ariko kuri iki gihe wadi sige zitangwa ku mafaranga bitewe n'umuntu cyangwa n'icyo umuhomba. Urumva nk'umuntu ufite nk'icyo agomba nk'umusani kugira mu wadi babe inshuti arimo cyakampaye amafaranga akagira ibikorwa. Yego. Hariya nikanze. Nikanze ndavuga nti niba ari uko bizabigenda kuvuga ngo wakoze ngo ibintu byinshi ariko ngo nta mafaranga nta giceri zanye bikora. Ubundi no ujya guhatanira ikintu ukahategura na miliyoni nka vene zirakijyaho. None ushobora nko gusanga yatanze menshi ku modoka miliyoni 10 zinga agatanga. Imodoka batanze nabonye ari yitwa Hyundai Sonata. Ndavuga ko ihagaze ngo miliyoni 26. Urumva ko nimba wenda nkamenya yateretseho nk'eshanu yungutse cyane arimo. Umuje ni Kigali se ku muntu nkabamenya n'ubundi warofite n'indi agiye koyongeraho tamuyenze. Ni ibintu biraho bisanzwe kabisa nabirenze. Ana muri showbiz ari byinshi byo kuvuga kabisa. Inkuru ziruzuye nase. Ziruzuye. Ejo bundi kuwa kane haba birubanza. Rwaking rwanoza rwapazo. Rwapazo man. Ese kumwita King Pazo. Je rero nkunda kumwita King Pazo sinzi impamvu. Urubanza rwa Pazo man na K John. Rwabaye kuwa kane. Base Rwanda ntabwo twabura ko rwabaye ko rwarasubitswe. Oya rwarabaye kuko baraburanye. Bageze baraburanye nyine rurasubikwa ariko urumva bari bageze mu rukiko. Buriya Pazo yararebye abona yatsindwa adafite umwunganizi. Ntabwo wamenye ukuntu yabibaze. Mu rukiko bakubita ingingo nka Pazo nagahita didimanga. Kuko yaravuze ati dosiye yanjye sinabashije kuyisoma neza. Avuga ko atanaburana adafite umwunganira mu mategeko. Birangira hemejwe ko urubanza rusubikwa. Rukaba ruzongera kuba ku itariki 4 kwa 12. Ku itariki 4 ubwo ni kwa kangahe? Kwa 4 ni kwa kane. Kwa kane.
ubwo rero abantu mushaka gukurikirana urubanza kwa kane muzagereyo murebe byari byo cyane ko ya mpano mwenyewe yari yahize yahishe isura yafunze utamumenya yari yaje kureba ukuntu ikibazo cye bagikurikirana. se buriya yamana azatanga imbabazi ku mpande zombi, azaha Pazo imbabazi nk'umuntu babanye byageze mu rukiko, izo mbabazi bakaba baraziganiriye. Hariya mu rukiko ikintu kiba n'itegeko kitenda kugabanyirizwa ibihano. Ashobora wenda hari uburyo bashobora ubundi abaye afite umunyamategeko mwiza, hari nk'uburyo umunyamategeko akuburanira ukaba wagabanyirizwa ibihano, ukaba wakatirwa ibihano bisubitse. Nk'umunyamategeko akavuga ati njyewe umukiriya wanjye nibyo yakoze amakosa arayemera, ati ariko kuko yamaze gusobanukirwa itegeko, yamaze gusobanukirwa amakosa yakoze, uyu nguyu niwe muntu wagenda hanze akaba yafasha abandi bantu gusobanukirwa kino cyaha ndetse no gukomeza kukirinda. Bakagenda rega noneho umucamanza akaba yakumva iyo ngingo, bikaba byatuma mukata nk'ikintu gisobitse cyangwa se bakamugabanyiriza. Ariko nyine urumva na Pazo yakoze ikosa. Erega uretse fata umuntu rega manu kamugira kuri ase kubimushinja, genda bimushinja kuko yarega mu muntu wese ari mu mategeko. Wese amuburanira kurikiranweho ntabwo biramuhama. Kuvuga ngo nibyo kare we wafashwe se yese yemeye icyaha. Yemeye icyaha nacyemerera ariko nimukagorane nacyemereye umuntu niba niwe wabikoze uruhararika ntabwo nari imara ariko ubushize babizi namuburanye. Urumva ariko nanjye igihe gishize nibyo nagenda none uyu yatawe muri hatabwa muri yombi K John witwa Kalisa John amazina ye. Hatabwa muri yombi Jihad babakiriho Sipiriyani. Hatabwa muri yombi undi witwa Nibarishimwe Nesto. Hatabwa muri yombi n'undi witwa Nuvagwa amaze gutaga muri yombi abantu batanu. Kuki uhisemo Pazo manise? Pazo impamvu rega niwe wavuze mu majwi none cya kabiri cyo yarafite so navuga guti yari umuntu munini kuri y'amano ko wenda aho nyine niyo mpamvu byamugize ukekwa, ariko ntabwo byamuhamije icyaha. Ariko urumva ko nanuza na Noriya Muniga nawe ari gukora ikira Muniga K John ari kugira ute ari guta Pazo nacyo abantu sunika kumutera inkokora mu mbafatirwa mu ruzi. Abantu muri commentaire bakomeza batubwira ukuntu hano ibintu baba bari kubyumva nabo ntitukiharire ijambo. Rero kubera amasaha reka ducumbikira ahangaha. Abantu badukurikiranye bakande subscribe, bakomeze bajye babana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, ntibajye gusharinga. Wakoze cyane kubana natwe bro. Ndabashimiye cyane.